mureke mbabwire kutamenya impamvu y'urugamba rwana bituma urutindamo kuko ujya gukubita ngo ni shitani kubisa ugasanga ni Imana uri gukubita. Imana se wayirenza amavi? Wajya gukubita ukavuga ngo ni ibyanturutse ugasanga n'abadayimoni babizanye. Muri make ntago ushobora kumenya intwaro uri bukoreshe kuko utazi urugamba uri murarwana. Nutagisha inama Imana uzakorwa n'isoni kandi uzamwara, uzinjira mu kibazo utazakurwamo na buri wese. Ariko iyo uhuye n'ikibazo waragishije inama Imana irabyirengera ikaba ariyo irwana. Ariko iyo ari wowe witanze imbere kwirwanirira irakubwita ikomeza wirwaneho. Ujye wibaza impamvu ujye gukora ikizami cy'akazi amanota yawe bakayaha abandi watsinda hagakora abandi kuki Imana itaguha akazi. Ujye ubitekerezaho. Erega reka nkubwire wasanga impamvu ako kazi utakabona Imana iri kureba ikavuga ngo sinamuhariye amafaranga atarabona imbaraga reka banza zigwize. Ndabashubuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashubuje kandi turabakunda. Nizere ko mukomeye kandi muguwe neza kandi mukomeje kunyurwa na filimi ibiganiro bitandukanye ijambo ry'Imana mukomeje kunyurwa nabyo bica kuri mama Sharirene. Mukomere cyane rero abantu bari mu kaga muhumura Imana irahari, abari mu bibazo Imana izabikemura, abaguye ni mubyuke, abatarakizwa ni mukizwe kandi abatakaje ibyiringiro mwongere mubigire kuko mu ijuru hari Imana. Ndashaka uyu munsi tuganire amagambo y'Imana ariko mbanje kubasuhuza bari mu Rwanda no mu bihugu by'amahanga hano henshi mukurikirana mama Sharirene abagiye mu butumwa bw'amahoro muri gucunga umutekano iyo ngiyo abasirikare n'abapolisi aho muri mu bihugu bitandukanye kandi namwe muri gucunga umutekano mu gihugu hagati. Iyo amahoro ibane namwe mukomere kandi mukomeze kugubwa neza. Imana ibahe umugisha abakozi b'Imana ndabashuje muri hirya no hino. Hanyuma ndashaka kubabwira ngo nimukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mubone ishya n'ihirwe muri uyu mwaka turimo. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 4 dusome. Nuko ingabo zigeze mu rugerero abakuru b'Abisiraheli barabazanya bati ni iki gitumye Uwiteka tureka tukaneshwa uyu munsi imbere y'Abafilisitiya? Nimuze tujye kwenda isanduku y'isezerano ry'Uwiteka tuyikure Shilo tuyizane aha kugira ngo nigera muri twe idukize amaboko y'ababisha bacu. Maze abantu batuma Shilo bavana isanduku y'isezerano y'Uwiteka nyiringabo wicara hagati y'abakerubi kandi abahungu bombi ba Eli. Reka ngarukira ahangaha n'amagambo nashakaga ko tuganira ukuntu Abisiraheli bakubiswe n'Abafilisitiya hagapfamo ingabo z'Abisiraheli 4,000. Ndabashimiye cyane rero kandi Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana no gukurikirana ibiganiro byo kuri mama Sharirene official. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu ngo ujye wibaza impamvu z'intambara ubamo. Ujye wibaza impamvu z'intambara ubamo, ujye ubyibazaho. Ndetse no mu rugamba ujye umenya impamvu y'urugamba uri kurwana. Ntugapfe kurwana kandi ntugapfe kugenda. Ntuzigere uba mu rugamba utazi impamvu yarwo. Ntuzigere uba mu kibazo utazi impamvu cyaje. Abantu bajya bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye aho kugira ngo babanze batekereze impamvu ibibazo byaje bakifuza guhita bashaka igisubizo cy'ibibazo. Kandi burya igisubizo kibonerwa ikibazo kibonerwa igisubizo kuko wamenye imiterere y'ikibazo. Hari ikibazo gishobora kuza ari wowe ukiyizaniye, hari n'ikibazo gishobora kuza kizanywe na Satani, hari n'ikibazo gishobora kuza kizanywe n'Imana. Hari urugamba twihamagarira, hakaba urugamba duteruzwa na Satani, hari n'urugamba rw'ibigeragezo by'Uwiteka. Ibyo bintu uko ari bitatu ntukwiye gushaka umuti w'ikibazo kandi utaramenya aho bituruka.
ntabwo binashoboka. Ibyo ngibyo ni nko kujyana umurwayi kwa muganga bataramusuzuma, bataramenya icyo arwaye, bakamupfa kumuha imiti bavura indwara zidahari. Icyo gihe umuntu ari kuvura indwara zidahari hari ingaruka z'ibintu bibiri, nubwo ntize iby'ubuganga, mfite ibindi nize. Haleluya. Ingaruka ya mbere niyo guha nishobora kwangiza izindi nyama cyangwa ubundi buzima bw'umuntu, kuko ari guhabwa imiti kandi atarwaye. Iyo miti ishobora kugira ikintu ihindura kitari cyiza. Ingaruka ya kabiri ni yuko bwa burwayi butagaragaye buzagenda bukura bugeze ku iherezo ryo kwica umuntu cyangwa mugari. Rero iyo umurwayi arwaye, ikintu cya mbere bamukorera ni ukumusuzuma. Ni nayo mpamvu ubona banga imiti ya magendu, bavuga bati ntimukivurire mu ngo kuko mutazi ibyo murwaye. Ibintu bya magendu rero byagiye byica abantu benshi. Hari abantu bagiye bafatwa n'indwara z'umutima bataramenya ibyo ari byo, bakajya babeshyera amahembe. Hari abantu bagiye bafatwa n'uburwayi bwa sima bakabeshyera nyabingi. Hari abantu bagiye bafatwa n'uburwayi barwaye sida, cyagiye sida yari ikabije ikomeye, bakajya babeshya ngo barabarozi. Kandi wajya kureba kuri finali yo gupfa bamujyana kwa muganga bagasanga afite indwara azize, kandi iyo ndwara ifite umuti. Nubwo rugero nari ntanze nkubwira ngo kubaho muri ubu buzima ukaba mu rugamba, ukifuza gushaka uburyo wava mu rugamba kandi utazi urugamba aho ruturuka, ibyo ngibyo ni nko kunywa imiti utivuje. Hanyuma aka kanya ndashaka kukubwira intego y'ubu butumwa bwo muri iri jambo. Ndashaka kukubwira ngo ujye umenya impamvu y'urugamba urimo urarwana. Imana ihabwa icyubahiro. Wicare mu bintu uzi, umenye ngo uru rugamba ndi kurwana ni njyewe rwihamagariye. Iyo wihamagariye urugamba, ikintu ugomba gukora mu gihe cyo gusenga, ikintu cya mbere ni uko ugira umutima wo kwicuza. Icya kabiri ukagira umutima wo gusana ibyangijwe nawe. Icya gatatu ukagira umutima wo guca bugufi, ugasaba Imana imbabazi, byanaba ngombwa ugasaba abantu imbabazi. Hanyuma rero iyo unyuze muri iyo nzira, ubu wenda kugarurizwa ndetse no kongera gusingira ibyawe wanyazwe. Ariko si urugamba wihamagariye, urajya ku rusengero uti ndirukana abazimu, abo bazimu nabo waciririye. Kandi urugamba wihamagariye ntushobora kuruvamo, usibye kumanika amaboko ukabwira Imana ngo nabayinjije mbumuginga, ariko mbabarira ungirire imbabazi, niroshya aho ntakikura wowe uhankure. Mu mbabazi z'Imana no mu rukundo ifite ibasha kudukuraho twijugunye. Niyo mpamvu rero ukwiye kuba mu bintu uzi. Amina. Kandi ikindi, inyungu zituruka mu kuba mu rugamba rw'ibintu uzi. Iyo utewe umenya intwaro uri bukoreshe. Iyo watewe na Satani umenya neza ko Satani utamukangisha umunwa ngo uze kuvuga. Shitani ntiwajya guhangana nawe mu mubiri kuko ntumurusha intwaro, ntumurusha ubugegera n'ubutekinisi, arabukurusha na tekinitara n'igipfusa arakikurusha n'ingumi. Shitani ntago wahangana nawe, icyo cyo tubyemere, kuko Shitani we arakubona ariko we ntumubona. Aza mu zindi mbaraga no mu yindi myuka. Usibye uyu mugabo ujye ubasha kumuhangamura witwa Fande Jesus, nta wundi ujye umushobora. Icyo gihe rero ntago wirwanirira ngo urwanishe imbaraga zawe, ahubwo urwanisha izina ry'Uwiteka. Urugamba rero washyizwemo n'Imana n'ikibazo washyizwemo n'Imana niyo yonyine ikikwikuriramo. Nizere ko mumaze gusobanukirwa kandi mumaze kubyumva neza. Abisiraheli rero ngo bajya ku rugamba, ngo barwana n'Abafilisitiya. Bari baramenyereye kurwanirirwa n'Uwiteka, ngo kandi ahantu bajyanaga n'Uwiteka, ngo hose bararwanaga bagatahana intsinzi. Muri make bari bamenyereye gutsinda. Bari bamenyereye ko naho mwaza muri amahanga ameze gute, Imana yabo iri bubakubita bakubitagura mugapana n'ibifaro n'imbonda zanyu. Bari bamenyereye aho Uwiteka agiye abarwanirira mu nzira bari bagiye banyuramo uko bwije n'uko bukeye. Bari bamenyereye kurwana kw'Imana kuko hari amahanga menshi Uwiteka yari yarabarwaniriyemo, amaso yabo arabireba. Ariko ngo bagiye kurwana n'Abafilisitiya, nabwo bagenda bavuga ngo Uwiteka tugize gute, turi kumwe.
barabyizera kandi barabyiringira, bavuga ko Uwiteka bari bajyane. Ngo bagiye mu ntambara kumwe bamenyereye, ngo abafilisitiya barabiraramo, ngo bica 4,000 by'ingabo z'Abisiraheli. Mureke mbabwire, 4,000 by'ingabo ni nyinshi. 4,000 wawe subitse zingahe? Ndakubaza iwawe mu rugo ufite ingabo zinga, hari nimugira? Ariko ngo 4,000 by'ingabo. Mureke mbabwire, ziriya ngabo zapfuye z'Abisiraheli zazize ubuginga bw'abayobozi b'Abisiraheli. Ikintu bahatekereje nyuma iyo baza kugitekereza mbere. Hari umugani w'Abanyarwanda bacuvuga ngo inzira ntabwo ibwira umugenzi, ngo kandi umuhana ajyayo, ariko ntumuhana avayo, yavayo aba yakosotse. Igitekerezo bagize ntibukibabwire, ariko iyo baza kukigira mbere ntabwo ibyo 1,000 byose byari gupfa. Mureke mbabwire, kutamenya impamvu y'urugamba rwana bituma urutindamo. Kuko ujye gukubita ngo ni shitani kubisa, ugasanga ni Imana uri gukubita. Imana se wayirenza amavi? Wajye gukubita ukavuga ngo ni ibyanturutse, ugasanga n'abadayimoni babizanye. Muri make ntabwo ushobora kumenya intwaro uri bukoreshe kuko utazi urugamba uri murarwana. Harimo igihombo cyinshi cyo kuba mu ntambara utazi aho zituruka. Kandi iyo wamaze kumenya neza ko urwo rugamba rwaturutse kuri wowe cyangwa rugaturuka kuri Satani no ku Mana, ahantu hose umenya ukuntu ugenda ubigenza. Ubundi urugamba ruturuka ku Mana, ikikubwira ko ariyo igufasha kururwana. Kandi ikikubwira ko yagufashije kururwana ni ukunesha. Burya ntimuzigere munabaza ngo uriya muntu kirakigerageza abamo ni Satani cyangwa ni Imana. Nubona umuntu ari mu kigeragezo akajya atsindwa akaba umunyabyaha akagwa, uzahita umenya ngo Nicyo yihamagariye. Ariko ikigeragezo washyizwemo ni Imana, ikakujyana mu ishuri, iguha amarete, iguha amakayi, iguha ibikoresho, ikagwana jade poshe. Ntabwo ushobora gutoroka ikigo, uricara ukiga neza kandi ukagira ubwenge, ukajya utsinda ukaba uwa mbere. Nubona rero uba mu ntambara, hari abantu bajya bambwira ngo ibibazo mbamo ntacyo bintwara. Byantwara ikize kandi intambara ndi kurwana hari Yesu wayishyize. Burya hari n'igihe abantu bibwira ngo ninjye bahanganye nanjye kandi bari guhangana n'imbaraga ziyampamagaye. Kuko rero bahangana n'imbaraga z'Imana yanjye, niyo mpamvu batajya babona mu gahanga kanjye nazinze munya. Ahubwo mugahora mukabona mbona na fresheri nkizi nicaranye. Nta yindi mpamvu nuko umugaba w'ingabo w'uru rugamba ndi kurwana ari Kristo kandi andi imbere. Ntabwo nzasitara rero, ntabwo nzagwa ngo nzime, kuko undi imbere afite ubutware n'ubushobozi. Hari igihe Satani ibyo ngo ni wowe ateye agasanga ateye Uwiteka kandi atamubasha. Muri make iyo uri mu rugamba rurwanwa n'Uwiteka, urabitera ibyo wari wikoreye ukabimugerekaho, ukagenda wenyine kereka iyo udafite amakuru. Ngo Abisiraheli bagiye ku rugamba ngo bicamo abagabo 1,000. Ngo bamaze kubica Abisiraheli bati babarakangutse. Uretse nkubwire ikintu kimbabaza, uzishyira mu rugamba rw'amadeni ushiduke bazanye icyamunara, niho uzemera, niho uzajya gusengera amafaranga yandi y'inguzanyo. Uzinjira mu rugamba rwo gushaka wiyobore ugende uko ubyumva. Ikimbabaje ni uko uzabyibuka nyuma urugo rwaramaze gusenyuka. Abantu mwibuka kugisha Imana inama, mukibuka gusenga uko byabakomeranye. Ngewe ndi nkamwe nabanza ikibanza ngaheruka igiheruka. Abisiraheli iyo baza kubanza ibyo baherukeje, bari abantu 4,000 ntago bari gupfa. Ingabo 4,000. Ngo barabakubita Abafilisitiya, bakubita Abisiraheli, bakubita abasirikare, barapfa. Ngo barangije barahahamuka bararemba. Ngo barangije baravuga ngo ni iki gitumye Uwiteka duteza Abafilisitiya bakaba batwishe bene aka kageni? Ni iki cyabiteye? Buriya rero iyo baza kujya ku rugamba bamaze kubyumva kimwe n'Uwiteka, bakareba ko intambara bagiyemo bari kumwe n'amaboko y'Imana, bari abantu ntibari gupfa. Ariko ngo barangije baravuga ngo nimureke ngo tugende, ngo kuzana isanduku y'isezerano y'Uwiteka, ngo hanyuma iturwanirire mu babisha ba iyo bayizana kare. Reka nkubwire rero, ntugahome ibintu bihomoka, ntukadode ibintu bicika. Ubuzima bwawe n'imishinga yawe yo kumanywa na ninjoro, ujye wihangana ubuzima bwawe ubushoremo Yesu. Ntukagira ikintu utekereza gukora mu bwenge bwawe no mu mutima wawe utabanje kugisha inama Imana.
nutagisha inama Imana uzakorwa n'isoni kandi uzamwara, uzinjira mu kibazo utazakurwamo na buri wese. Ariko iyo uhuye n'ikibazo waragishije inama Imana, irabyirengera ikaba ariyo irwana. Ariko iyo ari wowe witanze imbere kwirwanirira, irakubwita ikomeza wirwaneho. Nari mfite intego yo kukubwira ngo ujye umenya impamvu y'urugamba uri kurwana. Ntukagende nk'utagira ubwenge, kandi ntukabe ikibuga cy'abadayimoni bakiniraho. Ujye umenya impamvu y'urugamba uri kurwana, kandi umenye impamvu y'intambara uhagazemo. Ujye umenya impamvu uri umushomeri, ujye wicara uzi impamvu utarashaka. Ujye wibaza impamvu ukorera make kandi nayo ntibayaguhembe. Ujye wibaza impamvu urwaragurika. Ujye wibaza impamvu wirukanwa mu kazi. Ujye wibaza impamvu y'abakuvuga n'abagutuka. Ujye wibaza impamvu y'urwango bakwanga. Ujye wibaza impamvu y'ibibazo n'ibigeragezo unyuramo. Ujye wibaza impamvu y'ubukene bwawe n'imyaka ubumazemo. Ujye wibaza impamvu y'ibibazo n'ibigeragezo bikugose. Ujye wibaza impamvu birimo. Numara kuyimenya iyo mpamvu nibwo uzabona umuti. Ariko nutayimenya izagumaho. Ngo bagira igitekerezo baravuga ngo nimureke tujye kuzana isanduku y'isezerano, kandi burya ni nacyo Uwiteka yashakaga. Reka tujye kuzana isanduku hanyuma ibe hagati muri twe, hanyuma igiturwanirira. Kare kose se bari birambabaza iyo mwibutse gusenga ari uko babirukanye ku kazi, kandi mukikariho nimusenge. Birambabaza ukuntu iyo muri bazima mudasenga mwatangira kurwara indwara zidakira, abaganga babasezerera, mugatangira gushaka gusenga mutakina bishoboye. Iyo ufite kubaho ukanga gusenga birambabaza, wabona urupfu rukwegereye nta n'amahitamo yo kongera kubaho, mukaba ariho mwibuka Imana kuri finali. Birambabaza. Birambabaza iyo mufite inzira nyinshi zo kubona Imana, ariko mukanga kuyibona. Mwahura n'ibyago byinshi bibagora no kugira ngo muyibone, mukaba ariho muyegera. Ariko njya numva nabwira abantu ngo ujye usenga mbere yo gusenga, ntugasenge nyuma yo gusenga. Imana ya Isiraheli batabare, ibahe umugisha kandi barengere. Imana nitugirire neza. Ujye umenya impamvu y'urugamba urimo urarwana. Abisiraheli babitekerejeho, ariko bambitekerezaho maze gupfa ari benshi. Baravuga bati niki gitumye Uwiteka aduteza Abafilisitiya bakaba batwishe bingana gutya. Bahita bakubita agatima ku isanduku. Baravuga bati wasanga impamvu ari uko isanduku itagihari, ariko ngo bajya kuyihiga bagira gute ngo barayizana. Ujye wibaza impamvu utsindwa, wibaza impamvu utava mu bintu. Ujye wibaza impamvu byaje, wibaza impamvu wabaye uko. Ujye wibaza impamvu y'ibikubaho, ujye utekereza ku mpamvu y'ibyabaye. Ujye ubitindaho kandi ubiha umwanya. Mu kubitekereza no kubiha umurongo uzakuramo igisubizo cy'icyo wazize. Nusanga ari we wikururiye akagusaba imbabazi, nusanga ari Uwiteka umwaka imbaraga, kandi nusanga ari Satani umurwanya, ntukaterere iyo ngo uburwayi bwaje reka nivuze gusa. Wasanga ubwo burwayi butarazanywe no kurwara, wabona ubwo burwayi ari bugukosora ukajya ku murongo. Ujye wicara ngo ngomba gushaka ndi umukobwa mwiza, nubwo afite imyaka 30 ningahe sinzabura unyemera. Ntukicare ngo wumve ko ibyo bihagije. Wasanga iwanyu baragutanzeho igitambo utabizi, wasanga baraguhaye imandwa ziwanyu utabizi ukirakana. Umenye nimba ari na Satani wakwibasiye, umenye n'amasengesho uri busenge. Ariko shitani yikubeshya ngo ugende uterere iyo. Ujye wibaza impamvu bakurobanuye mu bandi bakozi bakakwirukana kandi nta kosa wakoze. Erega wabona ko kazi yagukuyeho bari bateguye kugufunga, ikabona niyo nzira yo kuhagukura. Ujye wibaza impamvu ujye gukora ikizami cy'akazi, amanota yawe bakayaha abandi, watsinda hagakora abandi, kuki Imana itaguha akazi. Ujye ubitekerezaho. Erega reka nkubwire, wasanga impamvu ako kazi utakabona Imana iri kureba ikavuga ngo sinamuhariye amafaranga atarabona imbaraga, reka banza zigwize.
ujye wibaza impamvu utarabyara. Wasanga wari kubabyara ntubashobore, bikababaza Imana bakandarara, ikaba yaraguhaye kugira ngo ubanze ube tayari. Yego, Imana idutabare. Ujye wibaza impamvu, umenye impamvu. Ese uru rugamba Imana iri kurunyezerezamo, uru rugamba Imana iri kuhamera imbaraga, uru rugamba Imana iri kumpaniramo, uru rugamba Imana irahashaka kwihesha icyubahiro, uru rugamba Imana iragira ngo bigende gute? Ibyo bintu bizirikane kandi ubimenye. Numara kubimenya uzagubwa neza, kandi numara kubimenya uzatsinda. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Reka dusenge. Ntukarwana urugamba utazi ibyo ari byo. Ndashaka kukubwira ngo ibibazo ufite ujye ubaza impamvu. Ndagushimye Mana, ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Abisiraheli bararwanyijwe hanyuma baratsindwa, ariko ngo bihutira kumenya impamvu batsinzwe ngo bajya kuzana isanduku. Ngushimiye ijambo ryawe ryiza kandi rizima. Ngushimiye kugira neza kwawe kwabanye nanjye ndetse n'abadukurikiranye. Ngushimiye imbaraga zawe zikomeye n'igitinyiro cyawe cyiza. Ngushimiye imigambi yawe myiza ufite kuri twe. Uri uwa mbere kandi uri uw'imperuka. Nta wakubanjirije, nta nuza guheruka. Ndakwinginze ngo uyu mwanya uherekeze iyi message. Ijambo ryawe ribe rizima mu badukurikiranye, ribahindure kandi ribabere iry'umumaro. Ubwami bwawe nibwanguke kandi bwunguke. Uherekeze kandi ushyigikire iyi message mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Imana ibashyigikire kandi ibahe umugisha. Batarakora subscribe mukomeze muyikore, kandi abantu mukomeze kwandika hepfo kuri comment inama n'ibitekerezo. Abadushaka by'umwihariko kuri WhatsApp no guhamagara bisanzwe, nimero za telefone zirahari. Mukomeze musangiza abandi rero mukora share kuri iki kiganiro n'iri jambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibishimire. Amen.